na Bibiliya ubwayo ishobora kutazakubwira ibi bintu. Urugero, nta hantu muri Bibiliya ushobora kumva handitsemo ko inyama y'ingurube yuzuye intungamubiri zifasha ubwonko gukora neza nk'uko tugiye kubisobanura turi gusoza iki kiganiro. Uretse gato, inyama y'ingurube kandi ikaba igira ibinure biri ku rwego rwo hejuru bishobora kuvamo indwara y'umutima ku bantu bayirya, by'umwihariko bayirya kenshi nk'abayirira kuyimara ku isi. Ntabwo tujya kure y'ibyo ngibyo dusobanura ibindi, ahubwo tugiye kurebera hamwe ibintu by'ubwenge ku ngurube. Gusa mbere y'ibyo reka tuvuge ku mateka. Niba utarabikora, ibanga ni rimwe, ubanza ukore subscribe. Bibiliya nujya mu bitabo bya Matayo, Mariko na Luka uzahasanga inkuru iteye amabengeza uko Yezu yavanye abadayimoni b'ikibi mu muntu akaberekeza mu ngurube nyinshi zari hafi aho. Bivuga ko zageraga ku ngurube 2500. Inyumvire nawe. Gusa benshi bibaza ikibazo. Reka twumve. Where did the evil spirits go after the pigs? Ati ese ni hehe ubundi imyuka mibi yari mu ngurube yagiye nyuma y'uko izo ngurube zose ziroshye mu nyanja zigapfa? Ati nkuru Yezu yohereza imyuka mibi mu ngurube ni imwe mu nkuru ziteye ubwoba muri Bibiliya. Yesu yahuye n'umugabo wari wuzuye sekibi, imyuka mibi yaramuzonze. Abadayimoni barebye Yezu baramumenya, bahita banamusaba ko atabashyira ahandi ahariho hose, ahubwo bamwingingira kohereza mu ngurube zari hafi aho. Yesu yemeye ubusabe. Ingurube zose ubwo zerekera mu nyanja zirarohama. Uburyo ingurube ziyahuye abantu ntibasaba kubihuza cyangwa se kuvuga ko ari ikimenyetso kigaragaza uburyo aba badayimoni bari babi cyane kuba bari mu muntu. Gusa Bibiliya ivuga ngo aba badayimoni bagiye he nyuma y'ibyo? Ati nk'uko mwese mwabitekereza nuko imyuka mibi yapfanye n'ingurube. Gusa icyo cyaba ari ikinyoma, kuko siko bimeze, siko byagenze. Imyuka mibi ntabwo yapfanye n'ingurube. Imyuka mibi yaba yavanwe mu biremwa nyamaswa nk'ingurube, bikavuga ko igumya cyangwa se yagumye kuzerera mu kirere, ari nako ishakisha ikiremwa yakwinjiramo. Ni imyuka mibi izerera buri gihe ishakisha ubuhungiro, nyamara ni imyuka mibi bivuga ko iyo ibuze aho ijya igaruka mu cyo yahozemo, mu nyamaswa cyangwa se ikindi kintu yahozemo nyine. Na Yezu mu nyigisho ze ibyo birimo. Byaba bivuga ko imyuka mibi yagarutse mu ngurube. Mu masomo iyi nkuru yari igamije harimo kuba imyuka mibi burya ari mibi ikaba yangiza. Yesu Kristo akaba afite ububasha kuri byose no kuri yo imyuka mibi. Ibyo atanga nibyo bibohora abantu. Ariko twagiye mu bya Bibiliya, nyamara ibyo ngibyo umwana byisomera mwebwe. Tuvuge ku kiraje inshinga. Reka twivugire ku byiza by'ingurube, akaga n'indwara zitabarika wabana nazo udacunze neza igihe ubana n'ingurube. Buriya ingurube wayireba ukaba wanavuga ngo igira umwanda, ukaba wanacira hasi. Gusa inyama yayo ari ikihatse. Intungamubiri zihishe mu nyama y'ingurube igira ibyubaka umubiri by'akataraboneka, ubwo ni proteine muri yo. Igira icyitwa amino acide y'ingenzi mu gukora izo proteine nyine cyangwa se intungamubiri. Igira vitamine B6 na vitamine B12 n'iyitwa thiamine. Imyunyungugu nk'ubutare, iron, zinc na selenium iyo ni imyunyungugu ushobora gusanga muri izi nyama. Byose cyangwa se yose y'ingenzi mu kumeza neza imikaya yawe no gukora ku bwonko bwawe n'urugingo rwitwa thyroïde. Uru rushinzwe uburyo umubiri ukoramo mu gihe uri gushaka imbaraga zo gukoresha nyine nk'umubiri. Zinc ni urundi rugero rw'umwunyungugu tuvuzeho mu minota mike yishize. Hari n'abajya kure bakavuga ko uyu ari umwunyungugu w'ingenzi ku bagabo b'ingumba ndetse n'abadafite cyangwa se batagira akanyabugabo, yego abatagira urubyaro. Ikibazo gisigara ari kimwe gusa: urya inyama y'ingurube kangahe mu cyumweru? Mumbabarire sinze gukabya. Inyama y'ingurube igira icyitwa beta-alanine, ikinyabutabire kigira uruhare mu ikorwa ry'ikindi kinyabutabire cyitwa carnosine. Iyi carnosine ifasha umubiri guhangana n'umunaniro no gukora neza kw'imikaya yawe, inyama z'umubiri muri make muri rusange nyine. Gusa hari ikibazo kigaruka. Iyi nyama igira ibinure byinshi n'ikinyabutabire cyitwa sodium. Ibyo uko ari bibiri ni n'ibintu uko mbivuze bishobora kuganisha ku ndwara y'umutima biramutse biriwe ari byinshi cyangwa se cyane. Umunyu, amavuta
ibinure. Kenshi nurya inyama y'ingurube ukagira umwaku, ikaba yari yatetswe nabi ntishye, uzaba ufite ibibazo byo kuba wakibasirwa n'indwara nka hepatite E. Iyi ndwara itorohereza abarwayi cyangwa se abayirwaye. Hari n'izindi ndwara amagana rwose utabara. Inyamaswa y'inyabwenge ikunda ngenzi zayo, ushatse wanavuga ko ikunda abantu. Uyu munsi ku bana n'ingurube bikoreshwa ahatari hake bari kuvura abantu bafite ibibazo bijyanye n'amarangamutima cyangwa se bakeneye gushyigikirwa mu marangamutima, emotional support. Inyamaswa nziza ku bahinzi cyane ko yita ku cyitwa umwanda wose aho uva ukagera, dore ko umwanda ubusanzwe ari ikibazo imbere y'ikiremwa muntu. Where did the evil spirits go after the pigs jumped? Kugushyira mu byago byo kwandura indwara zihererekanwa hagati y'inyamaswa n'umuntu, ibicurane by'ingurube cyangwa se indwara zirimo inzoka zo mu nda n'izindi. Hari abantu benshi batarya ingurube kubera inkuru y'umwami w'abami Yesu Kristo azoherezamo imyuka mibi kiriya gihe. Niba uri muri abo rero, hari ikintu ushobora kuba utazi kuri iyi nkuru. Bivuga ko iyi nkuru ya Bibiliya ahari abenshi tuyizi igice. Umugabo bakuyemo imyuka mibi, bivuga ko yari umugabo wazojwe n'imyuka mibi. Yego, bizaterwa no kumvira inkuru, kuko bitewe n'abizera bayivuga, bamwe bavuga ko yari umugabo nk'umuntu umwe, abandi bakavuga ko bari abagabo benshi. Imyuka mibi ikimuvamo, bivuga ko yabaye muzima ndetse atangira gutekereza neza. Yarambaye aho kwambara ubusa, ndetse yicaye bwa mbere na mbere noneho mu buzima atuje. Ibi bigaragaza ikimenyetso cy'imbaraga za Yesu Kristo zo kugarura abarenze igaruriro, akabagarura ibuntu. Bivuga ko zari ingurube zigera ku 2,000 zose ziroha mu nyanja gutyo. Cyabaye ikimenyetso cyiza cy'uburyo abadayimoni umugabo yari afite bari babi cyane, ndetse n'imbaraga za Yesu cyangwa se Yesu imbere y'imyuka mibi. Ushobora gutegereza ko abantu babikunze, gusa itonda aho ngaho. Abantu ntabwo bigeze bishimira na gato ibyo Yesu cyangwa se Yesu yari akoze, ahubwo ubwoba bwari bwose kugeza n'ubwo basabye Yesu cyangwa se Yesu neza kuva mu mujyi wabo. Hari abavuga ko byatewe n'igihombo yari abateye mu bwoba bw'ibyo yari akoreye aho ngaho, cyangwa se n'indi mpamvu. Nta hantu namwe muri Bibiliya ushobora gusanga ko nyiri ingurube yahawe ingurane, bisa naho Bibiliya itari yitaye ku by'igihombo nk'uko yari yitaye ku gutanga ubutumwa ndetse no gushushanya inkuru. Abashakashatsi ndetse n'abasomyi ba Bibiliya biga teoloji bemeza ko inkuru nk'iyi yerekana uburyo ubugingo bw'umuntu bufite agaciro, ku buryo kuburokoka hanagenda cyangwa se hanatakara buri kimwe. Wowe utunguwe n'iki muri iyi nkuru? Menya byinshi kubera mu isi, ibiganiro byo nakagaruka. Iyi ni Telemontagne Rwanda.